nkababaza ariko ikintu mudushakaho ni iki u Rwanda icyaha muturega ni iki abantu bagize bati kuko icyaha muturega ntabwo ari icyaha muvuga ngo ni ibintu tutuzuza hano mu Rwanda niba ari amafaranga yanyu mwaraje muracukumbura buri dola ije mu Rwanda ikora icyo yaje gukora ntawe yatwara murashyira hamwe namwe mwaraje murabikurikirana musanga ari byo nta n'ahandi mufite urugero nk'urw'u Rwanda ikindi mushaka ni iki murajya kutubaza ibya Kongo kubera iki Kongo ifite ba nyirayo ndetse usibye ba nyirayo b'abanyekongo hari namwe mwirirwa muyisahura muyikoramo ibyo muyikora ibyo mutubwira mushaka kuturega tutakoze muri Kongo cyangwa dukora kuki mutabikora ko ari mwe mubifitemo n'inyungu ko ari mwe mwihaye no kugira ngo mukemure ibibazo by'isi yose kuki atari mwe mujya kubikemura twebwe muradushakaho iki mbagera mu mateka ya Kongo yonzi yose nayo iki kibazo cy'ejo bundi cyavuze umuzigo wacu uzahora wikorewe na citizen z'ibindi bihugu kugeza ryari abaturage b'ibindi bihugu bazahora batwikoreye ku mutwe wabo kubera iki kugeza ryari nubwo kubikora bo abayobozi b'ibyo bihugu barabikora bakabaha amafaranga yabo bayobora citizen b'ibyo bihugu barangiza ariko bakaza bakabavanamo ibyishyura ibyo babahaye ariko ntibatwara ibyo gusa byishyura ibyo baduhaye bagatwara n'agaciro kanyu mugasigara muri ubusa mbere ko dukomeza ijambo rya His Excellency Paul Kagame rero reka nkubwira agatangazo kwihutirwa nyamuneka twamaze gufungura urubuga rwa WhatsApp duhaniramo amakuru y'ibanga ayo muri Kongo ndetse n'ahandi hose murazi hari amavideo abera muri Kongo atajya agera ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube rero reba muri comment ya mbere ureba hano handitse WhatsApp group uze kuza guhita winjira muri iyo group ya WhatsApp tujye turebera hamwe utuntu twibanga ndetse tw'ubwenge muri politiki reka dukomeze n'ikiganiro cya His Excellency Paul Kagame agaciro bakakabambura mugasigara ikintu bita eshera ikintu Kinyarwanda wagize share ikintu kiraho ni nk'ikibokisi kiri mu busa mbere kiraho ukarunguruka mugasanga harimo ubusa ni ikintu kiraho mugasigara ariko mumeze ku kintu cy'agaciro rero icyo byari bivuze ni iki ni ukuvuga ngo iyo yamfashanyo ibuze we should be doubling our effort nk'ibyo wa mugabo Nyerere yigeze kuvuga kera avuga twebwe abanyafurika by the way Nyerere abantu benshi baguma bavuga abandi bayobozi b'ibitangaza ntabwo Nyerere avugwa bihagije kandi yari umugabo kweli aravuga ngo ati twebwe abanyafurika ibihe turimo ataho abandi bashobora kwigendera buhoro kubera ko hari byinshi bagezeho ati twe ni ukwiruka ntabwo twashobora kugenda buhoro nk'uko ibintu bisanzwe we can't walk we have to run nicyo bivuze rero natwe niba twari dusanzwe twigendesha buhoro kubera ko dufite imfashanyo bayihagaritse ubwo bivuze iki ugomba kwiruka umuvuduko wo hejuru bikubye inshuro 2-3 kubera ko bya bindi bya kwangizaga nduzikora ko kwangiza kuko ari iby'ubusa utakoreye byabuze byahagaze
keretse rero nabwo niba turi abantu bihebye igihe nta watugobotse ngo agire icyo atumarira tukaba twiteguye kuvuga ngo reka twipfire ukarambye ukajya mu nguni nk'ahariya ugategereza igihe uri burabire ariko rero abantu bamera batyo nabo sinabumva bwaba ari bwoko ki ubwo twaba turi banyarwanda ki twaba turi banyarwanda ki bagwa ku nzira bagategereza uza kubakuraho baba ari bantu ki twaba turi bantu ki ni ukuvuga rero ko hari ibintu bibiri by'ingenzi ushaka kuvuga ngo hari ibyo tugomba kwanga tukabyita kirazira kubitureba ku izina ryacu mu izina ryacu nk'abanyarwanda nk'abantu nk'abanyafurika tukabyanga tukavuga ngo ibi ntibyatubaho cyangwa ntibyatubamo niho bihera niho Singapore yahereye iyo yanze gupfa yanze kuba abantu bajya ku muhanda haba hataje kugira ubakuraho ngo bakagwaho niho yahereye there is something we must reject niho bihera za principles zose tubwiye nta n'imwe ushobora gukora idahereye ku bantu bavuga ngo ibi turabyanze inzira twaganamo ni iyi ngiyi gusa ibisigaye cya kabiri rero mvugana kibisigaye ni ibikorwa kuvuga gusa ngo urabyanze ntabwo bihagije bijya bituma tujya impaka ku bantu benshi uriza abanyafurika ubwo natwe turimo we easily take offense ngo abantu badusuzuguye ngo yantutse ngo yavuze ko tumeze dutya okay fair enough koko nta n'ubwo ukwiye gusuzugura ariko the best response actually is to prove it kudasuzugura isi ntabwo narakazwa ngo imbaraga zanjye zose zimarwe no kurakara mvuga ngo yavuze ngo meze nte abari corrupt ngo bavuze ngo ndi corrupt ngo baratinya bakavuga ngo turi corrupt prove that you are not. That's the first step in my view. In fact ugaragare kukwita ko ufite icyo cyaha umugaragarire kutagifite iyo utabikoze utyo aho ibintu byinshi bipfira abantu baragenda ajya impaka sovereignty our sovereignty batuvuze kandi tumeze dutya bigahera muri sovereignty ariko niba muri sovereignty ariko umeze bareke kukuvuga uko tubana ku isi ni ibintu by'amagirirane nta ubaho wenyine nta gihugu kibaho cyonyine even the most powerful cyaba abanyamerika abashyitsi bari hano twarebaga bakenera abandi nibo bakomeye ku isi ariko bakenera abandi abantu bose baruzuzanya ntabwo rero
ku ruhande rwacu nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika twajya turakazwa nuko ngo batuvuze kwanza uwo bavuze ibitari byo ntarakara ubundi wamvuze uko ntari ndajya kubabazwa n'iki niba kandi uko ndi conscious yako kandi mbikora ku mpamvu nuvuga ko ndi umukene umunsi ukurikira nzajya gusabiriza ariko umufuka wanjye wuzuye amafaranga ubwo nzayakurakara ngo bavuze ngo ndi umukene aho iyo ndayafite kuko nabanyafite mu mufuka wanjye so ariko rero kurakara bituma biba nabi ushobora no kurakara ufite imari yawe warangiza ukayikoresha nabi kugira ngo werekane ko udakennye ariko icyangombwa ni ukugira ibyo twanga ni ukugira amahame twemera ikindi ni ugukora ibyerekana ko uko twifuza uko twishaka uko tuvuga ariko tumeze bikorwa rero icyo nashaka kuvuga kimwe navugaga Sibomana uwo mu minsi yashize bagiye impaka muri ibi byose turiho tunyuramo impaka hafi buri munsi zahari no ku bandi bayobozi bari hano ku nzego zabo abantu bamwe nza kuganira nabo abantu babiri b'abayobozi bo mu bihugu byo hanze bikize tujya mu bintu byinshi byose twagomba kuvuga aha tukimara kumva rero ijambo ry'umukuru w'igihugu ngiye kubumvisha ni amajwi y'ibanga nzi neza ko abantu benshi mutari muzi uko byagenze ni amajwi y'ibanga mwihangane mwimve mwitonze ni amajwi y'abarundi ndetse n'abarundikazi ndetse n'abanyarwanda aho bari kuvuga ku kibazo n'undi cya perezida Neva bavuga bati uyu mugabo agomba kuvaho ese undi byamugendekeye bite niki cyabaye ni nyuma yuko reka kubivuga reka mbashyiremo noneho ayo majwi yose mwumve uko byagenze ndetse n'ibyabaye nyamuneka muze ukanda subscribe mwibuke ko nababwiye ko hasi muri comment ya mbere yanditseho group WhatsApp mwite mwinjira muri iyo groupe undi cyo tubana umunsi kundi twagiye ndayishimiye abo nibakunda kuko nibo benewe kuvuga ngo u Rwanda ruratera ibibazo mu karere anabeshya mu by'ukuri uretse gato mu nsobanurire burya i Burundi haba ndi umurundi mu Rwanda mukayoborera ku macakubiri kubera mukabitubwiye kubera iki mwiyitirira Rwanda muraha kubera iki mwiyitirira porogaramu y'abarundi ya ndi umurundi kandi mwebwe mukorera ku moko mu 94 95 abarundi bari mu mishyikirano interamo zacu zose zari muri Tanzania zari muri Kongo baravugaga ngo abarundi kuko beruye ku byerekeye amoko bakashyira mu iteko nshinga ryabo bo bazakira vuba mbere y'u Rwanda mu iteko nshinga bajyana amasezerano bagabanya imyanya bashingiye ku bwoko bwabo ibyo birazwi biri no mu iteko nshinga mu Burundi bafite nta bahutu n'abatutsi bagira bose bakoyorera ku Burundi ni ndi umurundi urukunyumva iryo ni ijambo iki kiganiro cyose ngiye burafata umwanya rero yanasobanuye neza cyane ko unyumve neza cyane wamugenga we ntuzongere no kuza muri space yanjye ndagwa post ukayanga wamase we ngendo gahabirwe nonsense reka dukomeze so warangije Damien narangije rwose urakoze okay kananye mfatireho ko ngiye kuvuga ijambo ndi serie
ubundi aba mutari serious iyo mugezeho hari igihe ntaba seriye ariko cette fois-ci reka mbe seriye buriya Ndayishimiye ni koko afite titre yo kuba ari perezida rwose pe kandi nawe aravuga ati kuba umukuru w'igihugu n'imirimo ivunanye atari amasengesho yanyu nupfa ndabivamo nuko mu by'ukuri bavuga ko perezida yicara mu ntebe atazi ibyo agiye gusinya ntabwo ahanga muri kurengera it's fine nibyo nabyirengera rwose reka twabyirengera ntabwo reka tugire ni critical debate ni critical open space aho tugomba kuvuga ibintu niba turi ubunenge amagambo ubona yuko ari gushyira ibihugu mu kaga abaturage ibiki bifo kubikritika tweruye kugira ngo nabo ayobora babone aho bahera kuko ngewe niba uribaze iyo disappointment iyo deception yateye abantu bari baje Kigali ubwo se bazi yuko aho bari babicumbikiye ibiganiro n'ibiki byose ubwo biriya ntabwo ubona ko ari big surprise cyo ni icyambere icya kabiri iyo abantu bavuga za murere za kanyarwanda ibyo byose ntabwo arabona ari bya nonsense we kuri we ugahungira i Burundi iyo badahunga bakabamara ubwo ntabwo ngende bw'interprete amagambo ye amahipoteze wakwibaza uhereye ku byo yavuze ariko ntabwo numva ukuntu guhunga ari ukujya guteza ibibazo guhunga 59 impunzi ubwo yateje ikihe kibazo impunzi kubigendana n'akarago ushaka aho uri bucumbike ikibazo ni iki amuteye ikihe cy'ugazi ataranavuga so muri make aravuga amagambo kubera yuko nta accountability we être un président ni ukugira iyo accountability kumenya inshingano no kumenya ko wazibazwa yewe niba utazibazwa ukamenya yuko ibyo wakora byashyira abaturage mu kaga njye ntabwo numva ubukana yavanye iriya jambo n'ibikoko ibiganiro byari biriho nubwo njye ntabyizeraga ko ntabwo wakumva ministre wizera diplomate ukomeye w'umuhanga perezida twize barimo baravuga ibintu birimo biragenda neza ni uko harimo intumwa zikomeye ziri ku rwego rwiza koko baganira neza ariko hejuru hari igitangaza n'imbere y'Imana hejuru mu Burundi hari igitangaza ngenda kubwiza ukuri intumwa zari zaje i Kigali aho bari bacemerewe kandi nawe yavuze ibimuri mu mutima kuko ntabwo ari ijambo yateguye si biki ariko iyo ugize colère iyo ugize umujinya akenshi usohora ibintu bikurimo iyo uri umuntu primaire cyangwa se umuntu wuzuye urwango ubwo rero ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi n'icya Kongo kiri vaste warubivuga neza mwavuga Tshisekedi Kagame bafite ukuntu rega bari barakoranye baragize amadiri baragize gute ariko Tshisekedi nkuko bamuvuze nawe arahindagurika ariko ashobora kuba noneho cette fois-ci yavuga ati ibyo nari nemeye mureka tusubize amasinyatire iharana n'abahaye sindi buhabake amafaranga ibyo ngibyo bigakemuka ku ruhande rumwe kuko n'ubundi Kongo y'abakongo iri kure cyane kandi hafi ubungubu ifite umutekano kandi pour toujours ntabwo iwacu azongera kugira ikibazo ariko ikibazo kiri Burundi
urabona ko ukiri hejuru ntabwo ashaka yuko gikemuka, ahubwo nanjye ndabaza abari muri space amaherezo ni ayahe abarundi kantandevu ibi bintu iyo mubibonye koko se barundi amagambo arimo akoresha yataka u Rwanda amwendro kaziyo akataka u Rwanda kandi mu buryo mu by'ukuri bwo ku muhanda bwo muri nkuko mubona no bantu muri space baza bakavuga iyo ageze ku Rwanda niko avuga nura n'urwango rumurimo kandi yavuze abanyarwanda yavuze abanyamurenge yavuze ngo abanyamurenge mu by'ukuri sabatutsi uko ageze ku banyamurenge abaponda mu bwenge ushize avuga ko abanyamurenge nta mwami bagira yavuze ko nta mwami bagira none ngo ejo bundi abyivugana nawe muri Amerika n'abakagara yavuganye nabo rero ntabwo neva rwose mujye munyanganira simufata nk'umuntu uzi inshingano ze ari hariya yicaye muri ofisi ni nk'injiji izindi zose ariko zifite oya ntabwo nkwemerera ntabwo ntabwo nkwemerera n'amagambo yawe ntabwo nkwemerera ndaguhaga ntabwo nabyemera amateka azayimubaza ntabwo ngibyo mon frère urabizi ndagukunda ndakubaha iryo jambo riretire ntabwo muri stress yanjye bavuga ko perezida ari injiji murabisura mukabatwa ariko sindi bubyemere perezida wa Repubulika y'u Burundi son excellence perezida Ndayishimiye ntabwo wamwitinjije mu byemere no ndabizi abazi protocole presidentielle bwo baze batubwire we ko abikora uko bimeze iki gutfata biga nanjye ntabwo nageze mu ishuri ndabizi warize n'abami babiri ukuntu bakora ibwami n'ubwami bwa kera bwa ba Musinga batize batagize gute bagiraga ama protocole bakagira ibiki umubona gute nuza uyu mugabo ubona afite protocole presidentielle hari ubwubahane afite muri we uko abikora ntabwo mbiretiye ko n'ejo baravugaga nkavuga ngo nyamara abavuga turiya tuvidewo n'uduki ntabwo ibyinshi bamubeshyera siko navugaga ejo urakoze cyane sawa n'undi navuge abarundi ko baje ari benshi ndagira ntege bazamuke oya nta genda iyo hirya kwanza sinzi ukuntu ndagwa cost ukamanuka sinzi ma utayi ntabwo nakumvaga reka nkubiri banga wari uzi ko iyo wivuje nabi ufite ibyago bya 80% by'uko ya ndwara wivuje ishobora kugaruka ifite ubukana burenze ubwo yari isanganywe ariko hehe nizo mpungenge kuko muganga wacu ni inzobere cyane yirukana inyatsi n'akarande avura amarozi y'amoko yose agaroza ibyibwe atanga ubutunzi yirukana nyabingi mu muryango atanga umuti w'ishaba ku bacuruza bikanga atanga umuti w'inkundo azingura abazinzwe n'ibindi byinshi mwegera agufashe kuko arashoboye n'abari mu mahanga bose tubaha serivisi duhamagare ushyizeho akamenyetso ko guteranya 250 7 80 52 57 19 murararitswe.